Umuhanzikazi Sunny Dorcas uri muri Kenya yatunguranye ubwo yarimo aganira n'abakunzi be ku rubuga rwa Instagram avanamo imyambaro yose yerekana ubwambure bwe, benshi batangira gukeka ko yabikoreshejwe n'ubusinzi. Ibintu byabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki 20 Kamena 2020 ubwo uyu muhanzikazi yabwiraga abamukurikira ko agiye kuganira nabo imbonankubone ku rubuga rwa Instagram, ibyo bita Instagram live. Benshi bahita bitegura kumukurikira ubwo yahagararaga imbere ya telefone ye yifata amashusho. Yari afite ikirahure mu ntoki bigaragara ko yarimo anywa inzoga itarahise imenyekana ubwoko bwayo, maze atangira kuganiriza abantu ababwira ko yumva akeneye kwishima no kubashimisha, akajya anyuzamo akabyina zimwe mu ndirimbo nyarwanda harimo n'izo yakoze nka Kungora na Property. Ubwo yageraga ku ndirimbo Property yatunguye abantu, atangira kumanura ipantaro yari yambaye asigarana akenda k'imbere akuramo n'agashati yari yambaye. Abantu babirebaga barumirwa batangira kumwandikira ubutumwa bugira buti urabo byose utwiyerekere. Sunny wari ukiri kunywa ku kirahure ntabwo yazuyaje, ese yisukaho cya kirahure cy'inzoga atangira kuyisiga umubiri wose. Ageze ku bice by'ibanga akuramo akenda kari kabihishe akomeza kwisiga za nzoga mu buryo abasore bise gushotorana. Yamaze umwanya munini akora ibi bintu bituma ubwambure bwe butangira gukwiragira ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bamwoherereza ibitekerezo bigira biti tubabajwe n'umwana wawe uzakora agasanga wakoze ibiteye isoni, hakaba n'abamubwira bati ibyo ukoze ntabwo bikwiye umwari w'umunyarwandakazi. Icyakora hari benshi bamurebaga babogagiza bamubwira ko bishimye kuba babonye ubwambure bwe, bamusaba gukomeza kububereka. Ubwo yajyaga kurangiza iki kiganiro cy'imbonankubone yagize ati telefone yanjye igiye kuzima, ngiye guhagarika live ariko mwakoze kwitabira. Akomeza agira ati abanyarwanda muravuga, ntegereje ibyo mugiye kumvugaho. Umubiri ni uwanjye na Instagram ni iyanjye, muvuga ibyo mushaka. Umuntu abaho rimwe gusa kandi mu buzima ngomba kwishima uko mbishaka. Sunny ni umuhanzikazi wakunze kugaragaza udushya mu mibereho y'ubuhanzi bwe, benshi bagahuza udushya yakoraga no gushaka kumenyekana. Kuri ubu atuye mu gihugu cya Kenya aho akora imirimo y'ubucuruzi, agakunda kuza mu Rwanda kureba imitungo ye, harimo n'amazu aherutse kuzuza mu gace ka Kagugu ahazwi nka Sunny Apartment.